twongeye kubasuhuza mwe inshuti z'aya masomo y'ibihe byose. Dushimira abaduha feedback iyo bavuye gukora ibizamini ko baba babitsinze, ibyo byose baba babibonyemo, nibyo kwishimira cyane. Turacyakomeza tukibutsa ko turi kuri aya masomo y'ibijyanye n'ibyapa, tugaragaza amashusho ku kibazo kibazwa, uko ukireba ukamenya ngo iki cyapa kiri mu muryango umeze gute, iki cyapa gishinze ku muhanda cyaba kimbwira iki, ntwaye ikinyabiziga. Nibyo byiza biruta analogue twagiye tunyuramo. Twakomeje. Ikibazo kiragira kiti iki cyapa cyerekana iki? Bibutsa ko icyapa kiri mu muryango w'ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere, bigizwe n'ishusho ya mpande eshatu. Ubuso bwabyo ni umweru, ubuso ni mo hagati uko haba hasa, kikagira umuzenguruko w'umutuku. Iki cyapa usanzwe gishinze ku muhanda cyaba cyerekana iki, kikubwira iki se wenda mu yindi nyito? Hari ibisubizo bitandukanye twatanze, ariko turabona icy'ukuri tugenda tukibona kiri mu ibara ry'umutuku. Titirira kiravuga ngo iki cyapa cyerekana A, ifungana ry'umuhanda, B, umuhanda unyerera, C, umuhanda utaringaniye, D, ahabera ibyago bidasobanuye ukundi. Nacyo gisubizo cyo kuri kiriya cya nyuma cyo kuri D. Icyapa cyerekana ahabera ibyago bidasobanuye ukundi. Muri rusange iki cyapa gishingwa ku muhanda, bagira ngo ubona hagati harimo akantu k'agatangaro, bagira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga wese uzahanyura ko aho hantu ari aho kwitondera. Urugero, bashobora kukihashinga ari ahantu bakubwira ngo ugomba kwitonda ni ikintu kugabanya umuvuduko w'ikinyabiziga utwaye, ukagira ubwitonzi bujyanye n'aho hantu uko uri kuharebesha ijisho. Hashobora kuba hari umukingo, ari umuhanda uri ku mikingo nyine, wihuse cyane ushobora kurenga umuhanda. Ashobora kuba ari hejuru y'amazi, ashobora kuba ahantu habera inkangu, imisozi imanukira hasi. Ahubwo ngo itonde, nyaboneka ukurikize uko aho hantu hateye, wirinda icyo wasanga kiri kuba imbere, ngo ubashe kukitegura hakiri kare, ube uramiye ubuzima bwawe. Niba bavuga ngo ahantu habera ibyago bidasobanutse, ashobora kuba umuhanda unyerera, ushobora kuba hari ibintu byinshi biba bihari, ariko icyo ubusabwa uba ubwirwa kiguhesha kuba watambuka aho hantu amahoro ni ukugenda buhoro. Ngikiri igisubizo rero uramutse wereka iki cyapa urimo kubazwa mu kizamini. Iki cyapa kivuga ko ahantu habera ibyago bidasobanuye. Twagiye ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kiragira kiti iki cyapa kivuga iki? Twibutse ko nacyo kiri mu muryango w'ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Kiri mu byapa, kiri mu muryango w'ikubura, kikubwira ngo aho ugeze hari ikorosi rikatira, aho ubona berekanye uriya mutwe ni ikorosi rikatira iburyo. Icyapa kivuga ikoni rikatira iburyo, cyangwa se ikoni iburyo. Yes, ikoni rikatira iburyo, ikoni iburyo. Kimwe muri ibyo nicyo ngicyo ndumva igisubizo cy'ukuri muri kukibona. Twagiye ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kiragira kiti turi kubona uyu mukozi ubifitiye ububasha uri mu nzira nyabagendwa, ari guhagarika ibinyabiziga, yazamuye ukuboko kwe. Niba nazuminga mukamubona cyane, ngo ukuboko kw'iburyo kwe kuzamutse, ukundi kw'ibumoso kumanuye hasi ku itako. Turi kubibona.
ikibazo kiragira kiti iki kimenyetso gitanzwe n'umukozi ubifitiye ububasha cyo guhagarara kiba kivuga iki? Ni icyo guhagarara kuri bande? A iravuga ngo ni ku bakoresha umuhanda bamuturutse imbere, abaturutse benshi. B ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse imbere n'inyuma, korona hagati mu muhanda. C ni ku bakoresha umuhanda bose bamuturutse inyuma. Turi kubireba, uriya muhanda ni uwa sanse n'ibyerekezo byombi uko bigaragara, ari hagati nk'uriya mirongo igabanya umuhanda mo kabiri. So aba agomba guhita hahagarara abo koko kureba, n'abandi noneho bamuturuka inyuma bakaba babona ko kumutambukaho hari ikibazo, bagahagarara akabaha ubwo burenganzira bwo gutambuka. Ndumva cyaba cyumvikanye. Twajya ku kindi kibazo. Ikibazo kiragira kiti tutaragera ku kibazo, turabona kuri uyu muhanda hari ibyapa bibuzanya kunyuranaho. Ibyapa bishinze ku nzira nyabagendwa biriho imodoka nk'iki ngiki, tukibonaho imodoka y'umutuku ibumoso, iy'umukara iburyo, biri kuri kote zombi. Uyu muhanda ni mutoya, kunyuranaho ntabwo biba byemewe. Nzuminze ibyapa muri kubibona, turi kubibona. Icyapa gishinze ku muhanda kiriho imodoka ebyiri, y'iburyo n'ibumoso, ngiki kuri kote zombi. Tugaruke uko ikibazo kiri noneho. Ibi byapa byo mu muhanda birambuza kunyuranaho ibumoso? Twamaze no kumva igisubizo giste. Kunyuranaho hariya biba bibuzanyijwe kubera ko uriya muhanda ubisikanirwamo mu byerekezo byombi. Ubwo ujya kunyuranaho ubundi ari ukuri kureba kure mu ntera zirenze metero 100, uko iyo umuntu ari inyuma y'undi. Hano uba utabasha kureba kure, ubusabwa kubanza ukareka mukava aho hantu mukaza kubona kunyuranaho rero hano birabujijwe. Turacyumvikana icyo ngicyo. Twajya ku kindi kibazo. Ikindi kibazo kiragira kiti turi mu muhanda w'ibisate byinshi nyurwamo n'ibinyabiziga byinshi bitandukanye. Turi kubireba, nzominge turi kubibona. Okay. Twagarutse noneho ku kibazo kiri. Ikibazo kiragira kiti umuhanda urombereje w'ibisate byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito ibumoso icyarimwe. Ese byaba byemewe? Nicyo byaba bishatse kuvuga. Turebe hano ibisubizo. Zirashoreranye, kamyo ebyiri zishoreranye zijya mu cyerekezo kimwe, utabasha kureba kure ntago kuzinyuraho biba byemewe. Ugomba kureka mukabanza mukagera ahantu umuhanda uba urambuye ubasha kureba mu ntera ya kure, wenda ukabasha ubasha kurenga ku ikamyo imwe ukabona ukagera ku yindi. Iyo urenze imwe ubuza igihe hagati, ukaza kongera kureba kuri buno umwanya ukabona ukajya kuri ya yindi ya nyuma y'imbere ukabuzinyuzeho. Rero hano kunyuranaho kuri izo kamyo ebyiri icyarimwe ntabwo byemewe, ni oya. Tumvize igisubizo. Tujye kuri iki kibazo kindi cya nyuma kigira kiti turi kureba turebe ngo icyapa kimera giti. Iki cyapa ni ikimuzanye, kiri mu muryango w'ibibuzanye. Ibyapa bibuza bifite ishusho y'ingasire, ubuso umweru, ikirango umukara n'umuzenguruko w'umutuku. Icyapa kiravuga iki? Kiba kirebana n'ibinyabiziga bipima amatoni arenze gutyo, cyangwa se bitwaye ibitoni zirenze gutyo.
aha ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuga iki? Ntacyo kivuze, ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa ibinyabiziga bipima toni 5 no kurengaho. Icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo imodoka itwaye ibintu birengeje toni 5 ibuzanyijwe kunyura aho ngaho, ni uko imbere buriya hari nk'ikiraro baba badashaka ko wahanyura ngo ujye kwangiza cya kiraro. Ushobora no kuba hari imihanda y'amabuye ariko inyerera itemerewe kunyurwamo n'amakamyo atwara ibintu birengeje ziriya toni cyangwa se bwarengeje ziriya toni. Ikamyo ubwayo bwite itarengeje izo toni yahanyura, ariko itwaye ibintu ifite izo toni bwite ikaba itwaye n'ibintu ubwo urumva ko itahanyura. Ku muyobozi w'ivatiri rero ntacyo biba bikureba, aho urahanyura nta kibazo. Ndumva ikibazo cyari kiryoshye. Kandi tujye ku kibazo cya nyuma kigira kiti ndashaka gukata iburyo, ese byaba byemewe? Biremewe hano muri make. Tubanze turebe, hari icyapa cyonyine kikubuza gukata ugana iburyo, ariko wowe wifuzaga gukata uganayo. Nubwo uri kuhabona umuhanda buriya ntabwo wemerewe kuganayo, kuko umuhanda buriya ni sens unique, ni one way, bavayo ntabwo bajyayo. Nukurikiza nureba amaso kuri ibyo byapa biba bishinze ku nzira nyabagendwa byose, urabona n'ikindi imbere ya kiriya kikubuza, wasanga kiriya cyapa kigutegeka ngo komeza imbere tudura. Kiriya cyapa gifite ubuso bw'ubururu, kimwe kirimo fresh aricyo kirango cy'umweru, kirakubwira ngo uturutse muri iki cyerekezo akomeza imbere tudurwa, ntabwo agana hano iburyo. Umva, hari icyapa kigutegeka, hari n'ikikubuza, byose usabwa kubyubahiriza. Noneho nk'iki kikubuza gukatira iburyo, ubwo urumva ko ukirenzeho wakwirengera ibihano, wahanishwa n'abakozi babifitiye ububasha. Ikibazo cyagiraga kiti ndashaka gukatira iburyo, ese biremewe? A iravuga ngo yego, B yego, ariko nyuma yo guhagarara no se ntabwo byemewe, mwabyumvise. Nakagaruka. Ndabashimiye cyane kuri aya masomo y'ubwenge mukurikira aho muri hose ku isi.